Nshuti muvandimwe udukurikiranye nanone kuri channel ya Sapi Ministry, tuguhaye ikaze muri gahunda y'abaza Bibiliya aho twigira hamwe ibyigisho biri mu ntambara ikomeye. Uyu munsi wa none rero tukaba tugeze ku cyigisho cya gatatu kivuga ngo igihe cy'umwijima mu by'umwuka, entre parenthèses cyangwa se mu dukubo, ubuhakanyi. Uyu munsi wa none tubona yuko isi iri kugumya ijya mu mwijima, ariko by'umwihariko hari igihe cyabayeho mu mateka cyiswe ndetse n'abanyamateka igihe cy'umwijima cyangwa se imyaka y'umwijima, dark ages. Icyo gihe rero ni igihe abantu benshi badasobanukiwe, ariko kugira ngo tumenye neza ubuyobe turimo uyu munsi ndetse n'aho bukomoka, dukeneye kwiga neza iby'aya mateka. Nanone kandi nkaba ndi kumwe n'umuvandimwe niyo namamaza Theogene, twabanye mu byigisho bibiri bya mbere, na n'uyu munsi turacyari kumwe, ndetse witeguye neza nanone ko tuganira kuri izi ngingo Theogene? Cyane rwose, murakoze Justin. Nk'uko ababwiye nitwa Theogene niyo namamaza. Yabivuze, twari twatangiye iyi seri cyane y'intambara ikomeye, igitabo cya gatanu mu bitabo bya seri y'ibyo twita intambara ikomeye series ya bya bitabo bitanu byanditswe na Ellen G. White, aho turi kureba by'umwihariko igitabo cya gatanu ari nacyo cyitwa intambara ikomeye. Mu gice cyawo cya gatatu tugiye kureba nk'uko bivuze igihe cy'umwijima mu by'umwuka. Yego. Ya rero reka mbere yuko dukomeza twiragize Imana, udusabire umugisha, hanyuma Imana idusobanurire. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, twongeye gushima uburinzi, imbabazi zawe zikomeza kubana natwe. N'aka kanya turizera tudashidikanya kuri kumwe natwe, ko tugiye kuhambura ibyanditswe byera twiga ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo Umwuka Wera akomeze kutwigisha no kutuyobora, kandi reka abane data bakomeza kuzaba bakurikirana ibi byigisho, kugira ngo nabo ujye ubafasha, ubarinde, ubahe gusobanukirwa n'icyo ijambo rivuga. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Amen. Theogene, rero ngira ngo iki cyigisho turarihera ku isomo rikomeye Pawulo yavuze, risa cyane cyane kandi n'ubuhanuzi. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike, ndagira ngo wenda uhadusomere, hanyuma turebe iby'umunyabugome uhavugwa ndetse n'aho ahuriye n'iki gihe cy'umwijima mu by'umwuka, cyangwa se igihe cy'ubuhakanyi. Yego. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike, mu gice cyawo cya kabiri turahera ku murongo wa 3 dusome n'uwa 4. Haravuga ngo ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Kandi urya munyabugome atarahishurwa, ari we mwana wo kurimbuka, ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Ubu twabwita nk'ubuhanuzi. Yego. Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibi ni ibintu byaje guhanura mu gihe tugiye kwiga muri iki gice cya gatatu cy'intambara ikomeye. Hatwereka yuko ubuhanuzi Pawulo yari yandikiye mu rwandiko yandikiye Abatesalonike bwari ubwavugaga ibyizaba mu gihe tugiye kubona kizaza. Ushobora kwibaza ati byatangiye biti? Muribuka ku gice cya kabiri cy'intambara ikomeye twabonyeho aho noneho mu gihe Satani yari abonye ko atakibashije kurenganya abakristo bo mu itorero rya mbere, akoresheje uburyo bwo kubica bugiye butandukanye, yatangiye guhindura strategy. Strategy ye yahinduye ni uko abiciye mu mwami Constantine yashatse uburyo noneho yinjiza ubukristo muri leta ya Roma, ako noneho atari umugambi we noneho ari ukugira ngo afate ubukristo abuvange n'ubupagani bw'abaroma. Ibyo rero byabaye ikibazo gikomeye cyane, kuko ikintu cyari cyaramunaniye mbere cyo kurwanya ubukristo ngo abutsembe, noneho yabutsembeye from within. Yaciye mu imbere noneho muri bwa buriganya bwa Satani, abasha noneho kuba yakwangiza ubukristo. Ubukristo bugira ishusho y'inyuma, ariko mu by'ukuri imyizerere ya mbere y'intumwa yavuyeho, ahubwo hajemo ubuyobe bugiye butandukanye. Yego. Urakoze cyane rero. Dukurikije ibyo Pawulo avuga muri iryo somo, yavuze yuko Yesu Kristo atazagaruka cyangwa se atazaza muri ino si
nanone kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Ndetse avuga n'iby'uwo munyabugome wagombaga kwerekana. Uwo munyabugome ese yagaragaye gute, cyangwa se mu cyongereza bavuga ngo ni man of sin. Ni ukuvuga ngo ni ijambo rikomeye, wenda abantu basoma Bibiliya tujye tunagitekerezaho cyane. Iyo umuntu yiswe ngo ni man of sin, twese yego turabizi ko twavukanye icyaha, ariko ahangaha byo bakoresheje ijambo risa nk'ahari mu bumwe, berekana yuko ari umunyabugome kandi ko azerekana mu rusengero rw'Imana nk'aho ari Imana. Ubundi mu kintu bakoresheje ngo ni umwana wo kurimbuka. Abantu nekeza ko undi muntu ryigeze gukoreshwaho ni Yuda. Yuda buriya nawe ryamukoreye igihe Yesu yakoresheje sinye zose zishoboka amwerekana yuko Satani yamugabye kugira ngo agambanire umwana w'Imana. Ariko Yuda yinangira iki? Umutima. Birangira agambanira umwana w'Imana, ndetse bivamo no kwiyahura. Yuda nawe yiswe umwana wo kurimbuka. Rero ni ijambo ryakoresheje yerekana umuntu waciriweho iteka. Ahangaha rero nabwo ryerekanye uwo munyabugome ari kuzaza. Noneho hano ntabwo ari Yuda Iskariyoti, n'undi noneho ngo wishyire hejuru ngo y'icyitwa iki? Imana cyose. Kandi ngo kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane nk'iki? Nk'Imana. Andi magambo ni ibyo twakwita blasphemy. Gutuka Imana. Ni nko gutuka Imana. Gutuka Imana nta kundi ni ukwigira iki? Imana. Ukerekana ko uri hejuru y'ikintu icyo ari cyo cyose. Noneho hano berekanye si icyo ari cyo cyose bivuga abantu. Icyo ari cyo cyose cyitwa iki? Imana. Rero kugira ngo agaragare mu amateka atwereka yuko Constantine akimara kujya ku buyobozi bwa Empire y'Abaroma, muri kimwe yabonye yuko mu bamubanjirije twagiye tubigarukaho, yabonye yuko bagiye bagerwaho n'ingaruka mbi zo kwangiza, zo kwica abakristo. We ahitamo, twabigarutseho n'amayerekwa avuga ko yagiye abona yuko n'intsinzi yagejweho na Kristo. None aravuga ati none abakristo guhera ubu ngubu ntabwo mu kirenganywa, ahubwo none ndanategetse, ashyiraho decree ivuga yuko igihugu cyose gikwiye guhinduka iki? Abakristo. Abakristo bo muri icyo gihe bakibyumva barabyishimiye cyane. Urumva umuntu yakurenganyaga noneho abaye inshuti yawe, yabaye umwari w'abakristo. Ako noneho wari umutego wa Satani. Kuko noneho byagezeho bavuga ati ako kugira ngo n'abantu bose bisangemo, reka hagire bimwe bihinduka. Hazamo compromise mu itorero ry'Imana. Ndebye naho byagiye bitangira. Rero ngira ngo wenda turebye amagambo aboneka ku rupapuro rw'intambara ikomeye kuri page ya 39, nibyo warukomojeho. Hatubwira ko ubwo bwumvikane bw'ubupagani n'ubukristo bwaje kuvamo gukomera k'umunyabugome wari warahanuwe nk'uko tubonye na Paulo ko azarwanya Imana kandi akishyira hejuru y'Imana ubwayo, kuko ntabwo ari hejuru y'ibigirwamana gusa, ahubwo ni icyitwa Imana cyose. Ni ukuvuga ngo ni Imana y'ukuri. Ngo iyo mikorere ikomeye y'Iyobokamana ry'ibinyoma niwo murimo ukomeye w'ububasha bwa Satani, ukagaragaza umuhati agira wo kwimika ngo ategeke isi uko abishaka. Wenda ahangaha tubitinzeho gatoya, dushobora gutekereza cyane ku buryo Imana ishaka gutegeka isi, kuko ariyo yayiremye kandi birumvikana nta n'uwagakwiye kurwanya ubutware bwayo. Ariko Satani nk'uko yirukanwe mu ijuru ashaka iki? Icyubahiro. Nanone mu isi nawe ashaka iki? Icyubahiro. Ariko nk'uko Kristo afite abakoresha, Satani nawe afite abakoresha. Hano rero uyu munyabugome ngo niwo gukora kwa Satani, kugaragaza ko ububasha bwa Satani kwagaragariyemo, gushaka nyine kwerekana ko ari we mutegetsi w'isi. Mu cyongereza bo bakoresha ijambo masterpiece of Satan's power. Andi magambo niyo strategy ya Satani mu kugira ngo agaragare. Nicyo gikorwa cy'indashyikirwa cya Satani mu kwigaragaza. Ni ukuvuga ngo rero ni ikintu gikomeye nk'abakristo tuba tugomba kumenya, kubera ko nicyo yakoresheje kugira ngo agere ku bushukanye bwe buri ku rwego rwo hejuru hano mu isi, mbese yimika intebe y'ubutegetsi bwe hano ku isi. Ubwo rero nk'uko twabibonye
cyangwa se nk'uko turi bukomeze tubibona ni uko binyuze muri iryo dini ryiswe idini universelle ko ryashakaga abantu bose cyangwa se idini uyu munsi hakoreshwa ijambo katolike cyangwa se idini riri universelle nicyo biba bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo buri muntu wese ahawemo ikaze. Iri dini rero binyuze mu gushyiraho ubutegetsi bw'ubupapa ndetse papa akagenda afatwa nk'aho niwe uhagarariye Kristo nk'uko banabisobanura yuko izina ryiwe Vicarius Filii Dei bisobanura yuko ari mu cyimbo cya Kristo hano ku isi. Ubwo butegetsi rero nibwo twavuga ngo bwagaragariyemo uku gusohozwa k'uyu nguyu munyabugome. Abantu rero bashobora kwibaza bati se ubwo wenda ni ukibasira abantu runaka, ariko ntabwo ariko bimeze kuko muri iryo dini harimo n'abantu benshi bizera Imana kandi bayikunda bataryarya barimo, ariko ntabwo bibuza yuko sisiteme cyangwa se uburyo bw'imisengere bushobora kuba ari ikinyoma, kandi ijambo ry'Imana nicyo rigamije kugaragaza kugira ngo buri muntu wese yimenyere ukuri hanyuma ahitemo. Rero wenda twihuse, ese birumvikana ko ari ikintu gitangaje kuba umuntu wenda yaraje akita Imana cyangwa se agashaka kwishyira hejuru y'Imana. Tuzagenda tubireba tubarabike no gukurikira ibyigisho bizakurikiraho kuko muri iki cyigisho ntabwo byose twabirangiza, ariko tuzagenda tubireba. Wenda muri iki cyigisho tureba bikeya, ariko ibyo byose by'uburyo ubutegetsi bw'ubupapa bagiye bafata amatitire agenewe Imana gusa, wenda kugira ngo tutabirengaho twatangira nko kubivuga ngo Holy Father, data wera, nyir'ubutungane cyangwa se nyir'ubutungane. Tuzi ko ayo ni amazina na Yesu ubwe ari mu isi yigeze kubwira umuntu amubwira ati umwiza wenyine ninde? Ni Imana. Kandi arangije abwira umuntu ari kubigisha arababwira yuko tudakwiye kugira umuntu mu isi twita data. Ni ukuvuga ngo yashaka kubereka ko nta muntu wundi bashobora gutegaho amakiriro, ariko uyu munsi uwo muntu yagizwe nk'aho ari butezweho inyigisho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Tuzabireba mu buryo burambuye mu byigisho bizakurikiraho, ariko kugira ngo ubwo buyobe bwose ni gute nyine Satani yabashije kubigeraho, niyo strategy Theogene watubwiye yakoresheje. Iyo dufashe mu gihe ukuntu yagerageje Yesu Kristo mu butayu, Yesu akamutsindisha iki? Handitswe ngo ariko none igihe yageragezaga itorero ry'Imana muri icyo gihe ntabwo ryakurikiye inyigisho ya Kristo ngo nagire umutsindisha handitswe ngo, ahubwo imico yari muri icyo gihe, ibyo byitwa tradition zariho muri icyo gihe za gipagani, bemeye yuko zinjira mu itorero ry'Imana. Habamo gukompromisinga ku ijambo ry'Imana, habamo batangira kugenda bahindura amategeko y'Imana, aho usanga mu itegeko rya kabiri ribuza abantu gusenga ikindi kintu kitari Imana ryaragize rite? Ryarahinduwe. Ahubwo mu gukurwamo ku itegeko rya kabiri bafata igitego rya 10 bagira bate? Barigabanyamo kabiri kugira amategeko ngere abangahe? 10. Ariko si byakomeye, ntiyarekeye aho, yarakomeza agera no ku iki no ku isabato. Aho bikomeza kwereka compromising yaje mu itorero ry'Imana, yahereye mu kwanga ibyanditswe ibyanditswe byera no kugenda babihindagura. Isabato rero igihe yagerwagaho, Ellen G. White atwereka yuko ntabwo ari ibintu byashakwa ku kanya byitura, ahubwo ni ibintu bitangira ruto ni ruto. Urumva ni nacyo kintu tuba dukwiye kwirinda nk'abakristo. Ubundi iyo ubaye compromise ku kantu gato bigenda bikura bikazaba ikintu kinini cyane. Urumva nk'isabato batangiye kuko guhera Kristo yasubira mu ijuru mu gihe cy'intumwa n'abazikurikiye, umunsi wo gusenga ari umunsi w'isabato, umunsi wa karindwi w'icyumweru. Ako noneho kugira ngo abapagani nabo bo basengaga izuba ku munsi wa mbere w'icyumweru, dimanche cyangwa se Sunday, kuko yitwa Sunday kuko ari umunsi mu mateka birazwi yuko ari umunsi w'izuba. So kugira ngo bahurize hamwe batangira bavuga ati reka Samedi, Saturday tugire umunsi wo kwiriza ubusa, noneho Sunday umunsi wa mbere w'icyumweru tugira umunsi wo gucelebratinga iki? Imana.
babitangira gutya, ariko uko ngo byaje imyaka yagiye igenda byagezeho noneho umunsi wa Sande usimbuye burundu umunsi w'isabato, uba umunsi noneho kuramya iki Imana. Urumva uko izo nyigisho zose zagendaga zinjiramo zinjira mu itorero ry'Imana, ibyo ni ibintu byagiye bituma itorero ry'Imana rijya muri cya kindi twita mu gihe cy'umwijima. Umwijima w'icura n'ibindi watangiye kugaragara. Umwijima rero w'icura ni wagarukiye aho bageze aho babuzanye n'abantu kwiga Bibiliya, kuko urumva iyo abantu biga, iyo bisomera bari kubona ibyo binyuma byagiye ukuri ibinyuma byagiye byinjizwamo. Iyo ni indi strategy Satani yakoresheje kubuza abantu kwiga iki ibyanditswe byera. Icyo gihe ijambo ry'Imana ryasigaye abantu basumirwa, nta muntu ubasha kwisomera iki ijambo ry'Imana. Ariho tubona abaprotestant kugira ngo bavuke nta kindi nuko basomye ijambo ry'Imana bakabona ukuri, bakabona yuko wenda tuzabibona no mu byigisho bizakurikiraho tureba impamvu cy'ubuprotestant bwaje. Ariko izo ngingo ngira ngo waruvuzeho ni ingingo z'ingenzi cyane zatumye Satani ashobora kugera ku ntego ye, cyane cyane wenda dutsindagiye ku kwaka abantu ibyanditswe byera, aho byagiye bishyirwa mu rurimi rw'ikilatini kandi rwabaga ruzwi n'abantu bize gusa, bakavuga bati umupadiri cyangwa se umupapa cyangwa umusenyeri niwe ufite ubushobozi bwo kumva ibyanditswe byera, ndetse byageze aho biba n'icyaha gutunga Bibiliya cyane rwose, abantu bagahanirwa ko kugira ngo abantu bumve urwego ryabigezeho. Martin Luther yenda tuzabyiga mu minsi imbere, ariko reka tugikomozeho. Yari umupadiri, ariko ngo kugira ngo abashe kumenya ijambo ry'Imana byamusabye kujya muri library imwe, ariko mu gihe yageraga muri library akabasha gusoma byibura igitabo urwandiko rw'Abaroma. Icyo kintu cyamuzamuyemo kuba yatangiza iki ubuprotestant. Ni ibintu bikomeye byageze aho n'umuntu uri ku rwego rwa padiri atabasha kwakisesinga ibyanditswe byera mu buryo bworoshye cyane. Urumva rero cyari ikintu gikomeye cyane. Ngahibaze rero umuntu wo hasi w'umuturage byari bigoye kugira ngo azabone. Ngira ngo wenda hari n'umukorege twari turi kuganira mu minsi ishize umugaturika ambwira ko n'uyu munsi ni umuco tuzanayibona, ariko by'umwihariko ni nabyo navugaga, barambwira ati twebwe twafashe icyemezo y'uko mu itsinda ryacu tuzajya twiga Bibiliya, tukisomera, tukiga, tukayisobanukirwa. Ni nabyo nashishikariza buri muntu wese, niyo ataba ari umuco w'itorero, ariko wowe ubwawe bifashe umwanya ukigira ibyanditswe byera, ubasha kubona umucyo abandi wenda badafite. Ubundi iki cyigisho abantu barihangana turi gukomoza ku bintu tuzabona no mu bindi byigisho biri imbere, ariko kimwe mu bintu byatumye icyo twita umwijima, iki gihe cy'umwijima kirangira, nuko abantu bagize access ku ijambo ry'Imana, abantu bakisomera. Rero ni ikintu cy'ingenzi cyane, uri usomerwa n'umuntu hari byinshi utamenya, ariko ni byiza kuko wisomera, kuko ni nacyo kintu Pawulo yashimye abantu b'Iberoya. Yaragendaga akabigisha, ariko ntabwo Pawulo bagendaga ngo babyakire gusa, nabo umuntu aho bacukumburaga iki byanditswe byera. Hano hari amagambo kuri page ya 40 avuga ngo kugira ngo Satani akomeze ategeke abantu, kandi aho ububasha umupapa wihaye ubutegetsi yagombaga kubabuza gusobanukirwa ibyanditswe byera. Bibiliya yerekana ikuzo ry'Imana kandi ikerekana abantu bapfa umwanya barimo. Kuvuga ngo ntabwo umuntu yari kwishyira hejuru ku buryo azajya babwira ngo mukore iki cyangwa mureke kiriya, babyemere iyo baba bafite ibyanditswe byera. Ngo nicyo gituma umwanzi yagombaga gupfukirana ukuri kwayo kuziranenge akanagukuraho. Ubwo buryo nibwo itorero gatolika ry'i Roma ryakurikije hashize imyaka magana menshi gukwirakwiza Bibiliya bibujijwe, ngo abantu babujijwe kuyisoma cyangwa kuyitunga no mu ngo zabo, ngo maze abapadiri n'abepiskopi badakurikiza amahame mazima bakajya basobanura inyigisho zayo bagambiriye gushyigikira ibinyoma byabo. Nguko uko abatuye isi hafi ya bose bagize aho bemera ko papa ari umusimbura w'Imana ku isi n'ufite ububasha bwo gutegeka itorero ndetse na leta. Wenda tugiye ku ngingo ikurikiraho, ingaruka zabaye izihe wenda turebye mu buyobe bwagiye bwinjira mu itorero
ubuyobe bwagiye buza muri icyo gihe wenda twabuvugaho hanyuma abantu bakabusobanukirwa. Ingaruka zo nta zindi ni umwijima wabonekeye itorero ry'Imana. Ingaruka rero twazikomojeho hari iz'uko abantu batangiye gusenga abatagatifu kubera bakagenda bagafata ati abapagani basengaga Jupiteri n'ikigirwamana kugira tubihuze n'ubukristo bakavuga bati Petero bakamuhuza na Jupiteri ugasanga bagatangira no gusenga abapfuye abapagani bakoreshaga ubupfumu basenga abapfuye babiyambaza. Hano none baravuga ati none twe ntabwo dusenga abo bantu b'abapagani bapfa ahubwo dufite abo twita abatagatifu bagize bapfa nabo batangira gusenga. Mariya umwari Mariya wabyaye Yesu Kristo nta hantu na hamwe muri Bibiliya hagaragaza yuko dusabwa kujya gute kumusenga, nta n'ahantu hagaragaza ko ari mu ijuru, ahubwo nk'uko abantu bose basinzira bagategereza igihe Kristo azagaruka twiza tudashidikanya ko n'abasinziriye igihe Kristo yagarutse ariko nawe yageze agira ate arazamuka. Bigaragara mu gihe cy'ubupagani ukuntu bari bafite ibyigwamana bitandukanye n'icyitwaga Artemi cyangwa Diana bakagenda babihuza kugira ngo ubashe gusenga. Muri iyi minsi ugasanga noneho gusenga Bikira Mariya ni ibintu byinjijwe mu itorero. Izo zose zari ingaruka z'uko abantu batigaga ijambo ry'Imana ndetse ko Satani yinjije ubwo bupagani mu itorero ry'Imana. Kandi izi ngaruka ntabwo zagiye ngo zigarukire ku itorero Katolike gusa, ahubwo abaprotestanti batangije umurimo mwiza wo kugarura abantu ku byanditswe byera, ariko Satani naho yakomeje kuyobya abantu kugira ngo abantu batabasha kumenya ukuri kuzuye kw'ibyo ibyanditswe byera yitwa. Kuko nko muri iyi minsi usanga purusa nyinshi z'abakristo baracyasenga ku cyumweru kandi atari byo ijambo ry'Imana ryigisha. Bitwereka yuko n'ubu ngubu ntago nta gihe na kimwe kizajya ngo tuvuge ngo ukuri twakumenye twarangiye, ahubwo ni ingenzi cyane yuko natwe abakristo tukiriho muri iki gihe dukomeza kwiga ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ritubwiye tukabasha kujya gute kugikurikiza. Wenda tugarutse gatoya ku buyobe bwagiye bwinjira mu itorero wenda tuzagenda tubureba ko ni ibintu tutarangiza nonaha, ariko by'umwihariko ku iyo ngingo waruvuzeho iyo gusenga abatagatifu wenda hari igihe bakoresha imvugo ngo kwiyambaza. Hari abakoresha imvugo ngo gusaba abatagatifu ngo babasengere by'umwihariko bitewe n'uko iyo nyigisho ijyana n'inyigisho yindi ijyanye n'ibirebana no kwizera ko abapfuye bamera. Ni ukuvuga ngo yuko nyuma yo gupfa ntabwo umuntu aba apfuye ahubwo arakomeza akabaho. Iyo ni inyigisho y'ubuyobe cyane ndetse no muri ino minsi izarushaho kugenda iyobya abantu, ariko twari dukwiye kumenya neza uko abapfuye bamera nk'uko Bibiliya ibyigisha yuko basinziriye bategereje umuzuko. Niba bategereje umuzuko ntiyategereza umuzuko kandi ariho. Ni ukuvuga ngo iyo nyigisho yagiye izana ubuyobe buteye ubwoba, kuko icya mbere dufite umuhuza umwe n'Imana. Ibyanditswe byari tubwira ko ari Yesu Kristo wenyine ariwe mutambyi mukuru. Abaheburayo hasobanura uburyo ki Kristo ariwe mutambyi wacu wenyine yinjijwe muri uwo murimo nuko yatwitangiye akaba igitambo agahinduka n'umutambyi kandi niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wundi ujya kwa Data atamujyana. Kuvuga ngo rero iyo dushatse abandi bahuza tugashaka kuvuga ngo umuntu wapfuye nadusabire, kandi mu by'ukuri ijambo ry'Imana ritubwira ko ikuzimu nta migambi haba, abapfuye nta kibamenya, ndetse Zaburi ikavuga yuko batanaramya n'Imana. Urumva rero ubwo ni ubuyobe bukomeye cyane bwagiye buziramo n'amayerekwa. Wenda bakavuga ngo babonye umuntu runaka, hari n'abavuga ngo Mariya babonye amayerekwa yiwe. Mu Rwanda by'umwihariko dufite ahitwa Kibeho abantu bavuga yuko habonekeye amayerekwa, bityo rero abantu bakagenda bemera yuko bapfuye bashobora kuzana ubutumwa, ariko mu by'ukuri abapfuye ntacyo bamenya, ntibanahari. Niba batakimenya rero ninde uzana ubwo butumwa? Tubona yuko ari Satani ariwe n'ingabo ze, kuko akenshi bizanwa naho tubisuzumira nuko biba bivuguruza ibyanditswe byera.
ugarukije kuri icyo kintu cy'uko abapfuye bamera, ni ikintu abantu bakwiye kwiga Bibiliya ko Satani koko azagikoresha cyane muri iki gihe giheruka, kandi n'ubu ari kugikoresha cyane. Urugero ruto dutanga ni mu buryo yayobeje umwami Sawuli. Kandi ubwo Sawuli yajyaga ku mupfumu ngo akamuzamurira Samweli, kandi ntabwo ari Samweli uzamutse ahubwo ni dayimoni, byatumye amaherezo ya Sawuli atamera neza. Rero ni ikintu dukwiye kwitonda cyane muri iki gihe, kuko hari abandi benshi, iki ni ikintu abakristo benshi bazagwamo, ariko kandi byose bizaba yuko abantu tutiga ijambo ry'Imana. Ni ingenzi cyane yuko twiga ijambo ry'Imana. Ikindi yenda mu ngaruka yindi navuga, ni byinshi twavuga, hari ibyitwaga indulgensiya, byo kugura imbabazi z'ibyaha, nkaba nakwishyura amafaranga nkabarirwa ibyaha, ndetse yewe hari n'igihe bagurishaga iby'ahazaza, akavuga ati noneho n'ibyaha nzakora mu myaka 10 reka mbigure. Urumva icyo kintu byatumye ubutunzi bwa Kiliziya Gatolika bwiyongera, ariko byongera ubuyobe n'abarimbuka ndetse n'ibyaha, ku buryo muri iriya myaka yose ariyo myaka tubona yiswe y'umwijima, aho nta muntu n'umwe wari ufite ijambo kereka icyavuzwe na Papa. Wenda turi gukomeza tugana no ku musozo, tubona yuko byahereye muri 538 aho Papa bwahabwaga ubutware ndetse n'ubushobozi umubishopu witwaga uw'i Roma, ko habaga ababishopu benshi, ahabwa ubushobozi bwo kuba umuyobozi w'ababishopu bandi, ndetse atangira kwexerisa ubutware ndetse no kuri leta, atari ukuvuga ngo arayobora iby'idini gusa, ahubwo ayobora iby'idini na leta, ndetse yayoboraga n'abami b'abami bose bakamwunamira. Hano dufite inkuru ngira ngo wenda itangaje y'uburyo Papa Gregoire wa karindwi yagaragaje isumbwe ry'ubupapa igihe Henry wa kane, umwami w'abantu w'Ubudage, ngira ngo byari byatewe n'uko yari yavuze ngo yari yasuzuguye bimwe mu mabwiriza ya Papa, hanyuma amubwira yuko bisa nk'aho amuciye ku ngoma, kuko yari afite n'ubwo bushobozi. Hanyuma ajya iwe kumusaba imbabazi, aho hari mu mezi y'imbeho, ngo amara iminsi 3 muri ayo mezi y'imbeho ari gukubitwa n'imbeho amwinginga, hanyuma ngo abona kumuha imbabazi, abona kumwumva. Numva rero ko ubwo butegetsi bwari bufite imbaraga ku buryo umuntu utaravugaga rumwe nabo habayemo akarengane. Icyo gihe cy'iyo myaka kuva muri 538 kugeza mu 1798, igihe Napoleon yafataga Papa akamufunga ndetse akaza no gupfa, ni nk'aho ubutegetsi bw'ubupapa bwacitse imbaraga icyo gihe. Ariko iyo myaka yose yabaye imyaka y'akarengane. Ubundi amateka avuga yuko hapfuye abantu batavugaga rumwe n'itorero ry'i Roma barenga 50,000,000 cyane. Ni abantu benshi, kuko ni amateka hari. Uyu munsi niyo ugeze muri mize zo mu Burayi ndetse na za Kiliziya, babaga bafite ibyumba bya torca munsi ya za Kiliziya, n'uyu munsi biri no muri mize. Ni amateka azwi, ntabwo ari amateka yihisha. Wenda ngira ngo tugane ku musozo, uvunagure wenda abantu babwira icyo basigarana cyane cyane muri iki cyigisho. Ikintu kimwe abantu bakwiye kumenya ni uko ni ingenzi yuko duha agaciro ijambo ry'Imana. Twabigarutseho, ntabwo ari ukwibasira abantu runaka, ahubwo no kugaragaza icyo ijambo ry'Imana rivuga, kugira ngo buri wese abashe kwisomera, abashe kumenya ukuri. Kimwe mu bintu ndetse na n'ubu ngubu itorero Gatolika bakizera ni uko bo church authority iri hejuru y'ibintu byose, ndetse n'ibyanditswe bo bavuga ko church authority iri hejuru y'ibyanditswe. Bano magambo abanzaho itorero, ibyanditswe bikajya munsi y'itorero, kandi ntabwo ari kundi byagakwiye kumenya. Ijambo ry'Imana nibyo byagakwiye kwererezwa, ahubwo authority y'itorero ikaza munsi ikurikira icyo ijambo ry'Imana rigereye. Wenda ngira ngo ufashe n'abantu kwiyi ngingo uvuze, kugira ngo tunatange evidence. Turaza gushyira muri video ibigaragaza muri gatigisimu uburyo ki amategeko biriya bavugaga byahinduye itegeko rya kabiri rikavanwamo, irya 10 rigacibwamo kabiri.
impamvu ni uko bemera yuko papa afite n'ubutegetsi n'ubushobozi bwo guhindura ibyanditswe ngo ndetse n'amategeko y'Imana, even the precepts of God afite ububasha bwo kubihindura, ariko ijambo ry'Imana sicyo rigaragaza rero wakomeza. So ibyo rero ni ibintu mu mateka bizwi, ndetse nabo bigarutseho mu nyandiko bagiye batangaza zimwe na zimwe berekana yuko ubwo bushobozi bari bufite bwo guhindura ijambo ry'Imana, ariko nyine nk'uko twagiye tubona ubwo ni ubuyobe. So kimwe mu bintu rero nk'abakristo by'umwihariko turiho muri iki gihe twakwigiramo, dukwiye kumenya nubwo hari igihe cyabaye cy'umwijima, hari abantu banambye ku kuri, hari ibyo twabonye bagiye barenganywa bagapfa, ariko banambye kuki? Kuri. Icyo rero ni ikintu dukwiye kwiga. No muri iki gihe turi kubibona, isi ntabwo iri kugana ahantu heza bitewe n'ibyo turi kubona kuri iyi si, yaba intambara, yaba kwangirika kw'imico mbonera. Ibyo byose ni ibintu bikwereka ko natwe turi gusatira igihe cy'umwijima nk'uko bariya bakibayemo, ariko natwe ngendeye ko natwe tujya commitment ku kuri, tukanamba kuki? Ku kuri. Icyo ni kimwe. Ikindi, kugira kwizera kutanambuka. Urumva hari abantu benshi bishwe, tuzabibona abawaridensi muri shapiti izakurikiraho, barishwe ariko ukwizera kwabo ntibagera gute? Bakanambuka. Abo nabo babaye nka za ntwari zo kwizera, zimwe twabonye yuko ibibazo byose baciyemo ariko bakomeje kujya gute? Kwizera Umwana, kuko ibyo babonaga muri icyo gihe bibagoye ni ahantu biruta ibyiza bazabona igihe Kristo azaba agize ate? Agarutse. Natwe ni ingenzi cyane yuko tumenye yuko mu gihe tunambye ku kwizera, Kristo yiteguye kuzaduha ikamba ry'ubugingo. Amen. Ikindi nanone ni ingenzi cyane yuko muri iki gihe abariho muri iki gihe nanone dushimira Imana mu gahenge dufite k'ibyo nakwita religious freedom, kuko muri icyo gihe yari iriho. Ntabwo nyine abantu bari bafite umudendezo w'idini cyangwa se w'imitekerereze muri rusange. Muri iyi minsi mu gihe twari tugifite ako gahenge, ni ingenzi cyane yuko tugakoresha neza, kuko none ijambo ry'Imana ryerekana yuko ntabwo kazahoraho ibyabaye by'akarengane bizongera bibeho, ndetse n'abantu gusenga Imana mu buryo bashaka kandi bizera bemera, ntabwo ariko bizahoraho. Rimwe na rimwe igihe tubona bagenzi bacu bo mu bindi bihugu cyangwa ahandi badafite ubwo burenganzira, ni ingenzi cyane kubafasha mu buryo bwose bushoboka, ndetse ni n'inshingano y'abakristo mu buryo bushobotse bwose kudefanda uburenganzira bwo gusenga uko umuntu agira ate? Ashaka, kuko ni ikintu kimwe kizatuma ubutumwa bubasha kugera ku bantu bose. Ikindi navuga, mu bibazo byose duhura nabyo, ni ingenzi cyane yuko tugira ubumwe, ariko ubumwe bwemewe n'Imana. Amen. Ubumwe bwa gikristo, tukabasha gufatanya muri icyo gihe cy'umwijima. Kuba abakristo nk'abawaridensi barabashije kubibamo mu gihe gikomeye bakageza, ni uko habaga hari ubwo bumwe, iyo unity hagati yabo, kandi unity koko ishingiye ku ijambo ry'Imana. Rero ni ikintu natwe dukwiye kwigira muri iki gihe. Nsoze cyane mu nta kindi, ni uko tugira umwete wo kwiga ibyanditswe byera. Tugira umwete wo kwiga ibyanditswe byera, kuko ni rwo rumuri rwonyine uzatubasha kubaho muri uwo mwijima. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo umucyo. Rero niyo mpamvu mu gihe tuziga ibyanditswe byera, niyo mpamvu uwo mwijima utazabasha kugira icyo dutwara. Numva ari ikintu sore cyo murakoze. Theogene, ndagushimiye cyane, kandi nawe wabanye natwe, ndagushimiye ko wadukurikiye. Turagusaba kugira ngo nk'uko tubibonye ibyanditswe byera aba ari byo bikubera umuyobozi. Nyuma yo kumva iki cyigisho, nawe wisomera ibyanditswe byera. Urugero, wenda ufate amategeko 10 nk'uko ari mu Kuva igice cya 20, ufate na gatigisimu ukompare urebe ko bihura, kandi uraza kubona ko ibyo tuba tuvuga wenda ni urugero ari ukuri. Ariko impamvu y'ibyo ni ukugira ngo twese tubashe kwiga twigira ibyanditswe byera, kugira ngo twirinde ubuyobe nk'ubwabayeho mu bihe n'isi ubwayo yise ibihe by'umwijima. Imana ibane nawe. Reka rero dusenge dusoza. Uwiteka Mana ishobora byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko watubashije kwiga muri iki cyigisho, kandi turagusabye kugira ngo umuntu wese waduteze amatwi umubashishe kumva no gusobanukirwa ijambo ryawe. Hari abantu benshi bari mu matorero atandukanye,
bafite umutima ugukunda kandi ugushaka, turabasengeye kugira ngo babashe kubona ukuri kandi babashe kwifatanya n'ukuri kw'ijambo ryawe. Kandi natwe ntabwo turagera ku rugero rukwiriye, uduhe kugira ngo ukuri tumenye turusheho kugukurikiza. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Amen.